Stars, ikiganiro cyiza cyane kivuga ku mibereho muri rusange, imitekerereze cyangwa se imibanire n'imiyoborere y'umuryango muri rusange, haba mu iterambere, haba mu kurera, haba mu bintu byinshi cyane, kuko tureba muri rusange umuryango nyarwanda, umuryango wa gikristo cyangwa se umuryango muri rusange. Yesu abamwishe cyane, ndigeno tujo kugeza ikiganiro kisoje, nizeye ko nawe turi kumwe kugeza ikiganiro tugisoje. Yesu abamwishe rero cyane, kuko uyu munsi dufite insanganyamatsiko idasanzwe. Kuri iyi nshuro turi burebe uruhare bw'umuryango mu kurera igihugu. Ese ababyeyi bafite izihe nshingano? Umuryango nyarwanda muri rusange ufite izihe nshingano? Reka mu kanya tubanze turebe kwanza ishusho y'abanyarwanda, cyangwa se ishusho y'uko abantu babyumva. Ese umuryango ni iki? Cyangwa se umuryango barawubona gute? Njye nisanze ku gasima. Ntago wambaze papa, ntiwambaze mama, nanjye nuko naje ku isi gutembera hari. Ibintu bampaye wenda mu rugo ni ukuba bandihirira amashuri, bakaba banyigisha ijambo ry'Imana, nkaba naragiye njya gusenga muri Sunday school, ibintu nk'ibyo nyine, bakanyigisha ijambo ry'Imana, ibintu bikagenda neza nyine. Igihe wigwarizaga kuko batangiye kujya kwigwariza, iyo ukomeza bakakurera habuze iki kugira ngo ujye kwigwariza? Nagira ngo umuryango wangu waguke. Ese nari kuguma mu muryango w'abandi kandi nankeneye umuryango wanjye. Ni iki cyatumye wisanga mu muryango batarakubyara? Abandeze nabo dufite icyo dupfana. Ko namwe n'umubyeyi wanjye n'abana banjye bose turi kumwe, n'abamurumuna banjye n'abashiki banjye bose mu muryango tuba turi kumwe, kandi nanjye ndawishimira. Ese wowe ubana na mama wawe n'abashiki bawe n'abana bawe? Kubasura kuko twarabanye, kandi bandara neza. None se abana bawe warababyeyi batwara mu rugo iwanyu? Nabajyanyeho kuko umugabo yarananiye. Yari yigendajya mu bandi bagabo, amati genda mujyane kwa mama wacu. Wowe umugore uramutereta akagukunda nawe ukamukunda, hanyuma akakunanira gute waramwitereta? Nose neza ko arige bihinduka kubera iki se? kandi kuko ntabwo yakwigishije ngo nyine ngo bijyamo neza. Urukundo ntabwo rujya ruhinduka gute? Bero bigahinduka gute se? Neza ari ukuntu umushwana n'umupfubusa. Wakabimenye se kumfuza hanyuma bakagucika? Ariko n'ubundi ngiye kuzamuzana, ngiye kumugarura kuko ndikubona nanjye ubwenge ndo kugira, kandi ugira agihari nani bite ubwenge bwinshi no butagabanya kuko nawe mfite mukunzi. Nibyo? Abana se ni bangahe? Ni babiri. Bari he? Bari mu cyaro. Kwa mama? Urabahahira se? Ndaboje kuri fone. Kuri telefone? Uko baheze nkangahe ku munsi? Ni 3. Mfite umuhungu n'umukobwa, bose mbagendera hafi, ntago nabarya, icyo mbonye nicyo mbashyira. Ukuntu baganiza, kuze kubaganiza ibiki? Bana bane no mu mateka y'isi muzamenye yuko ndi papa wanyu, icyo nzarya muzarya icyo. Iyo ngiye guhiga baba babizi ko ngiye gushakisha nyine. Bose bariga? Icyambere ni uburere, ikindi kintu ngiye kubahigira ntageze mbona, nshaka yuko bazahora babona ababyeyi imbere yabo, bazige bamenye kandi bamenye yuko bafite ababyeyi. Ntago nakoze neza bitewe n'imibereho. Imibereho yari imeze ite? Ibigoranye, ariko nshima Imana kuba nyiriwe. Ari ukuba umuryango wanjye nyirizina twaba tubanyemo neza, nkaho mbaye mfite nk'umugabo wanjye tugafatikanya tukabasha kurera abana bacu neza. Ndabona ufite umwana wo mu byawe ufite imyaka ingahe? 18. Byagenze bite? Ukuntu byagenze mbega ntago navuga ko ari uko nayitwaye ntabishaka. Twarakundanye n'umusore nyine turabyarana, anerinda turabyara, ahita ntunga nyine. Niyo wenyine ufite? N'uyu wenyine.
kugira ngo mwabyumvise rero uko ishusho y'umuryango bamwe bayumva, kuri bamwe nta umuryango nubaho bisanze bari ku muhanda nk'uko mwabyumvise, abandi bumva ko umuryango ari ahantu umwana yakaboneye uburere bwiza, hari amafaranga kugira ngo abashe gukura neza. Ariko umuntu akibaza, ese koko umuryango nyarwanda iyo hatari ubushobozi bisobanura ko uwo muryango cyangwa se abana bakurira muri uwo muryango batabona uburere bwiza? Ese koko umuryango mwiza ushingira ku bifatika? Ese umuryango mwiza ushingira ku buryo ababyeyi baba bafite cyangwa se umuryango ufite? Ese ubundi umuryango ni iki? Turi kumwe rero n'umukozi w'Imana udasanzwe, akaba ari n'inzobere, akaba ari n'umupasiteri umushumba udasanzwe, akaba ari n'umukozi w'Imana ariko urebera hafi umuryango, urebera hafi ubuzima bw'umuryango muri rusange, ariko nanone tutibagiwe uburyo umuryango wakabaye uhagaze, haba mu buryo bw'imirere, haba mu buryo bw'iterambere, cyangwa se mu buryo bw'imibanire muri rusange y'umuryango. Pastor D, turakwakiriye mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Geno, n'abakurikiye mwese TVO ndabasuje, kandi mwakoze kunumira kugira ngo tubane namwe muri Family Matters. Niyo mwumvise uburyo abantu bafite ishusho cyangwa se babona uburyo umuryango uhagaze muri rusange. Ese duhereye aho, kuri mwebwe umuryango ni iki? Ubundi iryo zina umuryango mu Rwanda turyitirira ibintu byinshi. Usanga NGO tuzita imiryango, cyangwa se umuryango tukavuga ngo ni umuryango wa Gikristo kubera ko twavuze wenda World Relief, World Vision, ari ama association n'ama NGO, ndetse na societe yacu tuyita ngo ni umuryango nyarwanda. Hari n'amashyaka avuga ngo umuryango runaka. Iryo zina umuryango usanga none nk'amagroupe ya WhatsApp, usanga bavuga ngo famille z'andempo. Urumva n'itorero barigise famille. No mu itorero tugira umuryango, tukagira ngo ni umuryango wa Zaburoni, umuryango wa Simeon, umuryango wa Asheri, umuryango biba ku bintu byinshi cyane. Usanga abantu bari hamwe bavuga ngo ni umuryango w'abaskuti, cyangwa se ngo ni umuryango wa police nationale, Rwanda National Police, cyangwa ngo umuryango wa Rwanda National Police, cyangwa se umuryango wa RDF. So ni ibintu byinshi twitira umuryango, ariko hano umuryango ndashaka kuwusobanura mu gisobanuro cyoroshye twese tuzi. Ni papa, mama n'abana. Murayizi iyo definition bana bajya bavuga ngo papa, mama et les enfants forment la famille. Niko muri gardienne abana biga. So hari umuryango mutoya niwo bita nuclear family, cyangwa famille nucléaire, no ubugizwe n'umugabo n'umugore n'abana. Undi niyo layer ya mbere y'umuryango. Hakaba noneho n'umuryango wundi twita ngo ni extended family. Umuryango urenze papa na mama, no kuvuga hajemo ba nyirasenge, hajemo ba so wanyu, hajemo abavandimwe bandi, bashiki bawe, barumuna abandi bantu bandi barenze gusa papa na mama n'abana. So ibyo ni igisobanuro cy'umuryango. Ariko ku rundi ruhande umuntu ashobora kwibaza ari gukurikira akaba none se ngewe ko mfite abana nta papa uhari, cyangwa se ko mfite abana nta mama uhari, twese ntabwo turi umuryango. Muri uwo muryango hari indi miryango ibaho, kuko ugasanga umuntu she's a single mother, cyangwa se arera abana wenyine, cyangwa se wenda umutware we yitabye Imana, umufasha we yitabye Imana, hanyuma asigara adafite urwo rugingo rw'umuryango, kandi bakomeza kuba ari umuryango. Cyangwa se abantu bagakura wenda umwe mu babyeyi babo yaritabye Imana, akaba ari nk'umwana uvuga ngo none se ko bavuze ngo definition y'umuryango ni papa, mama n'abana, ko papa adahari kandi cyangwa mama adahari, twese ntabwo turi famille. Iyo nayo ni famille, ariko ubundi iyo bita nuclear family niri igizwe papa na mama n'abana. Ariko hari n'indi miryango kubera ibintu biba byarabaye mu muryango, cyangwa se ibihe abantu baba baraciyemo, bikaba byatuma umuryango utagira ingingo runaka z'umuryango, ariko nawo ugakomeza kuba umuryango. So mu gisobanuro cyoroshye cy'umuryango turimo turaganira n'uriya muryango mutoya, uriya muryango ugizwe nyine n'abariya navuze papa, mama n'abana, cyangwa se akaba hari umwe wenda udahari kubera ibibazo by'amateka cyangwa ibibazo
circonstance runaka ziba zaratumye urwo rugingo rutahaba ariko ubundi uwo ni wo muryango. uwo ni umuryango. Umuntu yahita yibaza ese ni uruhare ki uwo muryango uje kudefinisa, ni uruhare ki umuryango rufite kugira ngo tugire ba bana cyangwa se rwa rubyiruko, tugire abana b'ejo hazaza b'igihugu cyacu. Ikibazo cyiza cyane. Reka ubundi bavuga yuko imbaraga z'ikintu ziterwa n'urugingo ruto rwacyo. Reka mbivuge wenda bijyanye n'umuryango. So imbaraga z'igihugu ziterwa na cellule de base y'icyo gihugu. Kandi cellule de base y'igihugu ni umuryango. Mu Kinyarwanda no kuba umuryango kugira ngo twubake igihugu gikomeye, bizasaba ko rwa rugingo ruto rw'igihugu ari rwo rwitwa umuryango ruba rwubakitse kandi rukomeye. Umuryango, kubaka umuryango ni ngombwa cyane iyo dushaka kubaka igihugu cyiza. Kubera iki? Kuko umuryango ni pepiniyeri igihugu gikuramo imbuto. Kuvuga pepiniyeri ni nk'ahantu bategurira imbuto, kuvuga uzaba general ejo, uzaba pasteur ejo, uzaba ministre, uzaba president, uzaba ingenieur, uzaba mama mwiza n'umupapa mwiza cyangwa se uzaba umupilote, azarererwa mu muryango. Hanyuma abe deployed mu gihugu cyangwa se ajye gukorera igihugu mu nshingano zitandukanye kugira ngo twubake igihugu, ariko twararerewe mu muryango. So niyo mpamvu ushaka kubaka igihugu gikomeye, ubaka imiryango ikomeye. Ushaka kubaka igihugu kidakomeye, usenya imiryango. So ni ryo banga rwose. Igihugu gikomeye kizubakwa n'imiryango ikomeye. Imiryango nisenyuka, nidatekana, nihungabana, hazaba hari ihungabana cyangwa se habuze no gutekana muri cya gihugu. So aho rero niho bivuga ngo ikibazo wambazaga kuvuga ngo ni uruhare rw'umuryango mu kubaka igihugu. So bihita bigaragara yuko ni uruhare rw'ibanze. Itorero ryiza rigirwa n'imiryango myiza, igihugu cyiza kigirwa n'imiryango myiza. Rero ntabwo wakwirengagiza umuryango ngo uri kubaka igihugu. Hanyuma se kivuga imiryango myiza, ubushatse kuvuga umuryango mwiza n'umuryango mwiza. Ahari ashobora kuba ari indangagaciro cyangwa se undi muco waba ufite kugira ngo twumve definition cyangwa se twumve ikiranga umuryango mwiza. Ubundi bajya bavuga ngo umuryango mwiza ntago ari umuryango udafite amakosa. Oya rwose bajya bavuga ngo iyo twigisha amakupure tuvuga ngo umugabo mwiza numenya ko umugore we ari umunyamakosa, kandi n'umugore mwiza numenya ko umugabo we atari marayika. Nubwo yagusezeranya ibintu bihambaye, kumenya yuko kuko iyo wamenye ko ari umuntu ushobora gukosa, icyo gihe bigutegura kumubabarira. Ariyo ndangagaciro ya mbere mu muryango, imbabazi. Nta muryango wakubakwa ngo ukomere hatabamo imbabazi, kuko abantu barakosa. Kandi yewe ufatiye no kuri Bibiliya na Yesu, umunsi umwe ngo Petero yigeze kumubaza ngo ariko se abaturage bancumuraho buri munsi nzababara kangahe? Bize yaramubaje ngo ese umuntu akwiriye kubabara mugenzi we kangahe? Yesu aramubwira ngo ugomba kubabarira 77. No kuvuga yaramubwiye ukubye 70 kuba 7 ni 490. Ariko 70 mu muco w'abayuda bakiriya gihe wabaga ari umubare wuzuye. No kuvuga ukwiriye kumubabarira buri munsi. Si rimwe si kabiri Yesu yaciye umugani yuko avuga ngo nutababarira mwene so n'Imana ntizakubabarira. Niko yavuze no mu isengesho rya Data wa twese uri mu ijuru cyangwa Dawe uri mu ijuru. Yesu yaravuze ngo tubabarire ibyaha byacu, uduharanire imyenda yacu, kuko natwe tubabarira abaducumuye. Nuko urugero tubabariraho nirwo rugero Imana tubabariraho. So ibyo bivuga ngo no mu muryango rero indangagaciro ikwiriye kubamo ya mbere ni imbabazi. Umwana ntakwiriye gukosa, nuba ari umwana ukosheje amenye ikirahuri umukubite nkaho yakoze ikisi. No, ari umuntu amena itasi vrema igura amafaranga runaka, niyo yaba yaraguhenze, ariko bakamutera umujugujugu, bakamukubita iminyafu. Nge nigeze kubona umubyeyi atwika umwana we,
yafashe icyuma gishyira mu mbabura akaza yamukozaho bamubajije se uyu mwana utwika urumva byabaye ibintu birebire bamujyana mu buyobozi bamubajije kuki watwitse umwana wawe amaguru yose yahiye ibintu by'ibisebe aravuga ngo nuko yazereraga so nago umuntu yakuba ku muryango nta mbabazi umugabo akwiriye kwiga kubabarira umugore we umugore akwiriye kwiga kubabarira umugabo we kuva mu gitondo agucumuraho saa sita akongera nimugoroba so imbabazi nimwe mu ndangagaciro zishobora kubaka umuryango mwiza hari n'izindi reka we hari nago zose twazivuga ngo tuzirangize ukuri kwa mbere umuntu akwigira mu muryango iyo umuntu ashaka kumanga iwanyu ukabwira abana ngo mumubwire ko ntari uri kumubwira ngo muzajye mubabeshya buriya nawe uzajya ubeshya nicyo umubwiye umwana urahari uraryamye urashaka kuruhuka mubwire ngo uza nshaka umubwire ko nduhutse iyo witabye telefone uri mu modoka utwaye abana ku ishuri hanyuma bakabaza ngo ugeze he ukavuga ngo yewe ngo twagiye ku Kibuye turi Karongi kandi wenda uri hafi Sopetrade ubu uri kubwira abantu utwaye ngo muzajye mubabeshya so uri gukura ukuri mu buzima bwa famiye iyo hari n'ibindi bintu dukora rimwe na rimwe tukabwira abana ngo numara kurya ibiryo nubimara ndaguha bombo uri kubikora uzi ko uri kwintayisinga urashaka kumufasha kumara ibiryo ariko urabeshye kuko nabirangiza ntabwo uyimuha azakura avuga ngo mama is not a promise keeper nkunze kubibona cyane abantu barera abantu bavuga ngo ndaguha kano kantu ngo nakuzane akantu azi ko ari gukina kandi nta kintu afite ari gusikinisha umwana w'imyaka 2 ariko ari kumushyira mu mwuka w'ikinyoma so umuryango mwiza yego habamo amakosa hakabamo imbabazi ariko nanone umuryango wuzuye mu kuri nk'indangagaciro kuba ku muryango n'umuryango uba mu bunyangamugayo ubunyangamugayo bundi ni kudakora ikintu wihishe mu mvugo yoroshye ni ukuvuga uwo uriwe cyangwa utwereka ko uriwe ni wowe ntago dutandukana ngo ureba kiriya kigabo cy'urutwe gusa ngo ibintu cyavugaga sibyo urumva ni ukuvuga umunyangamugayo reka mu ntanguriro muri couple iyo uzi ko umugabo ari inyangamugayo ntago woro checking muri telefone ngo reka ndaba abantu bamwandikiye niyo agiye muri douche nawe ntago agira ubwoba ngo ko telefone yanjye ngo ndayijyanye sibyo hari umuntu umugabo ufata nka telefone y'umugore agaturuka hariya n'umwuko akavuga ngo nzendera telefone ariko iyo umuntu azi ko abaho ubuzima bwa integrite bw'ubunyangamugayo ntacyo abahisha ntago ujya kugura isambu mu mutara umugore wawe atabizi cyangwa se umuryango mwiza ubamo izo ndangagaciro uzukuri z'ubunyangamugayo indangagaciro zo kubaha n'abana murabubaha n'abana ntago umwana ajya kuvuga ngo ariko ceceka nawe uravuga mu bantu nawe umwubahe yego iya principe ntago ihinduka yo kuvuga ngo bana mwubahe so na nyoko kugira ngo muzaramire mu gihugu nzabaha so iyo principe yuko abana bakwiriye kubaha ababyeyi ni principe universelle ni itegeko ku isi yose ryaba mu isezerano rya kera no mu isezerano rishya ni itegeko rwose ry'umugisha ariko ntabwo bivuze ngo nanone abana ababyeyi ntabwo bazakonsidera ibitekerezo by'abana babo so kuko nabo bagize umuryango so izo ndangagaciro zose nizo umuntu yateranya akavuga ngo iyo tuzitoje tukazibiba mu bana bacu ubunyangamugayo uko kuri cyangwa se ubwo bunyangamugayo bwo kubaho utihishahisha ibyo byose nibyo bigenda bigakora wa muryango mwiza iyo biri mu mugabo bikaba mu mugore bikaba no mu bana yego nisituma ntekereza pastor ese kuki kunze kumva abantu benshi bavuga ngo kurera muri imisi biragoye bitandukanye n'imyaka ishize babashinga kuki yego ubundi nanjye nshobora kuvuga ngo nibyo peut-être nibyo buri wese agira buri generation yose igira ibiyihiga igira ibibazo byayo uko ba data bakuze n'ukuntu ba sogokuru bakuze nashaka kwibaza ntaraguciye mu ijambo uhereye kuri ndagaciro uvuze kubahana ukuri kibaza ese kako kera mu myaka yashize hari ukuri
ese hariho ubunyangamugayo ntabwo uyu munsi ubwo nkahita nibaza n'ibiki bya influencer maybe ku buryo tubonye iyo myaka bahora bikompara buri munsi usoma bivuga ukumva abantu benshi si tubakuze ko bigoye icyo nawe mvuga cyihuse by'ukuri kurera muri iyi minsi bitandukanye n'uburyo twakuze kuko haje ibintu byinshi bifite ijambo ku muryango kera ba mama wenda ba mama ba nyogokuru babaga bicaye mu rugo umugabo akajya guhahira urugo bakaba bazi ngo ndi mutima w'urugo ariko reba aya masaha twicanye nawe kandi uri umumama kandi uri n'umufasha w'umuntu kubera iki kuko ntago uko ababyeyi bakuze cyangwa se abanyogokuru bakuze ariko nawe uzakura kuko wowe uranasohoka ukajya guhahira urugo bivuze ngo ibihe byarahindutse ibihe rero bituma udashobora ugomba no guhindura uburyo bw'imirerere uyu munsi umugabo wakubwira ati niko ko ntashye ngasanga ibyo birimo umunyu nawe wabimubaza wambwe ati bunze kuko niriwe mu rugo ngasanga ibyo birimo umunyu mu by'ukuri ibi umuntu yabivuga ati nawe wa mudamu we urashyomoka cyangwa se warengereye ariko icyo ndi kuvuga nuko iyo umugabo atazi ko ibihe byahindutse ashobora guteza amakimbirane atari ngombwa ashobora nyine kubaza ibyo biryo birimo umunyu mwinshi cyangwa se bidafite umunyu kandi umudamu ari we wagiye guhaha kumenya ko ibihe byahindutse ikintu rero nashaka kuvuga na kihuse cyane muri iyi minsi ikintu kigoye abantu nuko ni twebwe ababyeyi ba mbere babayeho muri generation ifite internet we are the first internet generation parents nitwe babyeyi ba mbere babayeho muri generation ifite internet ni ukuvuga ba data bo bakuze babona internet ni ijejo bundi hamwe na Windows yaje kera ariko itangiye kuba commercialize mu myaka za 19 mu 2000 wenda twavuga 19 hamwe na 1995 wenda abantu batangiye kuyibona bwa mbere za 1995 so ni ukuvuga turi generation ya mbere bavuga wumve baravuga ngo umwana average moyenne y'abana batangira gutunga telefone bafite imyaka 10 uyu munsi muri iki gihe nyine turimo kuganira kino kiganiro hari deba ziri mu gihugu cy'Ubufaransa zivuga ngo abana batagize imyaka 15 babuze gukoresha social media babishyire mu itegeko hari umushinga w'itegeko wone muri parlement sindamye niba waratoje cyangwa utarato ariko bavuga yuko bakoze research bafata umwana w'amezi 4 months bamuha telefone uzi reflex ya mbere yagize n'urutoki kugira gutya kureba status n'abane no kureba ibindi bintu so ibi bintu bya technology rero byinjiye mu rugo no kuvuga kera mwaratahaga mukaganira mu rugo bitewe naho mutuye mukaganira ku ziko ariko uyu munsi muganira ku televiziyo no kuvuga Manchester yinjiye mu muryango wanyu cyangwa se telenovela yinjiye mu muryango wanyu cyangwa France 24 yinjiye mu muryango wanyu none France 24 irahita ibasuje ibyo muganira bati urabona Putin rwose ibintu ariko ra Zelensky ntago ari ibyo so Zelensky na Putin baje kuba discussion ya si ibyo gusa ibi bintu aka kantu ni keza kandi ni kabi so ni kabi kubera ko ka dicta antekeza ko mukunze kutubona twa social media umubyeyi yari hano kuri telefone n'abana bo wese nta n'umuganira none arasubiza email mu rugo n'abantu usubiza email nabyo mieux encore none ureba ari kureba gusa ama statut y'abantu ya postingi iki Instagram TikTok none yaraje irabica bigacika so umudamu aganira amakuru ya TikTok urumva birahita bya influence icyo gihe rero kurera abo bana tutarabonye nta modele dufite y'ukuntu barera abana bafite muri technology turimo turabyiga ababyeyi b'iki gihe dufite wifi abantu bamwe na bamwe ntago muzi ko ari bose dufite ama television dufite so turimo turabyiga ese ni gute umuntu agira urugero break ibyo bita nyine technology break ukagira iyo ubwo buzima bwa wifi free ukareka ibyo bintu bigezweho cyangwa se nibuga nkoranyambaga
nakunze umubyeyi umwe naramuhamagaye none ntiyakwitaba nyuma yaho waza kumumamagara arambwira ngo iwabo ku meza basiga amatelefone mu cyumba iyo bagiye ku meza telefone ndabikunda so hari n'ibindi byinshi rero kurera no muri iki gihe cya tekinoloji si we wenyine uvuga mama ntabwo ari we wenyine ubwira umwana ngo jya gukaraba no na Instagram iravuga na TikTok iravuga iyo papa na mama bavuga gusa ariko ibyo abana bacu bambara ntabwo ari ibyo twebwe tubabwira kwambara bambara ibyo babonye kuri za social media kuri za televiziyo ku bindi bintu so iyi generation iragoye mu kubera mfashe iyo angle imwe gusa cyangwa izo ebyiri ibihe byarahindutse ariko na tekinoloji nawe yinjiye muri famiye bisaba ko twiga uburyo umuntu yarera kandi akarera muri iki kinyejana umwana ngiye mfite umwana w'imyaka 14 ku ishuri yabo bakoresha internet bakoresha computer yiga afite imyaka 14 iyo ari kuri computer aba ari gukora ama assignment kandi aba igomba kuba ko ifite internet nuva dukwiriye kwiga ko nibiki bindi twamufasha kugira ngo akore ibyo akwiriye gukora gusa ntarangarire mu bindi sibyo gusa uyu munsi abantu benshi bigira online nazo numva minister wa education jo bundi avuga ngo muri UCI muri byasiganwa by'amagare ngo abantu bazigire online bazige cyane cyane b'Kigali kuko ariho abashora zafunga urumva telefone internet ibyo byose bituma tuguma kugira ubwenge bwo kurera kandi tugashyiramo za ndangagaciro nziza mu muryango kandi dufite tekinoloji hari akantu kabaye ejo bundi muri Nepal itegeko muri gavumenti yabo bakwiyeho social media exactly hanyuma urubyiruko rwose rutwika parliament bakora ibyo bigaragaza ko hari ikintu kiri muri social media cyangwa se kiri kuri izi mbuga nkoranyambaga gifite imbaraga kandi nta kintu turetse kukirengagiza amafaranga hanyuma bibaza ese umugabo nyarwanda uri tayari uri tayari kumanaginga dufite ababyeyi cyangwa se bari tayari kumanaginga ibyo bintu muri ibyo rero y'uyu munsi kugira ngo baduhaye urugero rwanjye ko ndi hano ndi gushaka imibereho y'abana kandi atahabwije maybe ko wakutareka umutungo bazinduye ariko ntibaza abantu benshi cyangwa se ababyeyi benshi umuryango munini koko ni uburyo guhaha n'ufite iyo kapasite yo kujera ibyo bintu byose biragoye ariko birashoboka kuko Imana ntabwo yakwemera ko ubaho ukarerera muri iki gihe ntabwo wavutse muri 75 nta nubwo wavukiye ahantu muri Satinsi iyo ngiyo cyangwa se ubwo tabasimba wavukiye aho wavukiye aho rero mitanzana Imana ntabwo Imana yagutunguye umuryango ni n'umugisha ko yaguhaye umuryango yaguhaye umwubakanye yaguhaye abana n'umugisha ntabwo dukwiriye kubibona nk'umutwaro abana si umutwaro urushako si umutwaro ahubwo ni umugisha aho rero ikintu cya mbere cyafasha ababyeyi ni ukugarura Imana mu muryango mu by'ukuri ibi ntabwo ari amagambo y'idini ariko nidukura Imana mu muryango Satani azinjira kandi niyinjira azasenya imiryango yacu asenya igihugu cyacu ariko nitugarura Imana mu muryango Imana izinjira yubake imiryango yacu yubake n'igihugu cyacu so Imana rero tuyigarura gute mu muryango niyo mpamvu navuze ngo zira ndangagaciro umuntu akwiriye kuzigira ku giti cye nk'umuntu ugize umuryango ariko mukanazitoza abo mukwiriye kurera Bibiliya iravuga ngo icyatumye Imana imenya Aburahamu no kugira ngo atoze gutoza bigira ibyiciro nibyo ngiye kubwira wenda reka mvuge nk'ibyiciro 4 by'ababyeyi bashobora kurera muri iki kinyejana uwa mbere no bita umubyeyi ntibindeba we bita permissive parents ni ukuvuga ikintu cyose umwana asabye arakimuha ndashaka telefone ku myaka 7 arayimuha internet arayimuha ndagiye bureba hariya so ibyo bintu bya permissive mbese ahora reka ibyo umwana ashatse cyangwa se ibyo arabyihorera ntago he's not concerned cyangwa she's not concerned ubona sa nkaho bitamureba baranamubwira ati umwana wawe wenda ku ishuri ararwana agatuka abandi azajya bakubita none se
iyo utwaye iby'abandi bakuzi bakurora ntibazi hari twigaga kera umuntu witaga ngo Maheru ibyuka rya Maheru yaravuze ngo baravuga ngo iyo utwaye iby'abandi bakuzi bakurora ntibazi barwana ngo biha agaciro mu maso y'abandi ngo uragenda ukayora ukabita mbese mu yandi magambo bakavuga ngo yibye ngabati nakazi none se ko yabitwaye so uwo n'umubyeyi gito n'umubyeyi wa ureka ibintu ngo bibeho uwo n'umubyeyi gito ababyeyi rero ntago generation nk'ingi bazarera igihugu hari no bita nanone umubyeyi uri authoritarian noneho we abafunze ibintu byose ni Mussolini ni dictateur wa atari n'aho dufite kera ikintu cyose ajya kuvuga akavuga hejuru yagusakurije intare yinjiye mu rugo nta bajije umwana iyo homework cyangwa yimubajije afite umunyafu zana hano papa mbese ibintu nk'ibyo ngibyo yanditse ati ni byiza ko bantinya umugabo witwa Machiavelli kera yajya kuvuga ngo kill mo haïs pourvu qu'il mo craigne ngo nibashaka banyange bagire bate ngo ariko bapfa kuba bantinya hari ababyeyi bameze baryo ubyo si ukurera nabyo Bibiliya iravuga ngo bagabo ntimugasharira abana banyu so batuma umwana agira umuzo wo gusharira so iyo ni kategori nayo kabiri authoritarian permissive nagara ababyeyi beza ariko kuri iryo jambo nanone ryo kurera hari n'abandi babyeyi bita noneho authoritative bitandukanye na authoritative nuba abafite autorité bakwiye ku Mana Imana yabicaje mu mwanya wayo kuko Imana nayo n'umubyeyi barera bakurebye ku Mana bashobora kubwira umwana oya kubera ko bumvisha Imana cyangwa se basomye mu ijambo ry'Imana nyine iyo oya y'ibyo umwana atemereye bidakwiriye kwinjira mu rugo bashobora kuba ari abagabo bakumira icyaha ko kinjira mu rugo rwabo so ni abantu bubahwa atari uko basakuje so autorité ni iki autorité ni kwa kuno umupolisi ahagarara kubera afite leta inyuma ye nta nubwo yazamura ukuboko cyane niyo yazamura gutya gahera igikamyo kinini cya actros cyahagarara kubera ko afite ububasha ahabwa na leta natwe dufite ububasha nk'ababyeyi duhabwa n'Imana iyo rero tugomba kubukoresha neza ni gute umuntu Bibiliya iravuga ngo toza umwana wawe inzira kwire kunyura mu cyane abantu benshi barakizi imigani 22:6 toza umwana wawe inzira kwire kunyura mu wazarinda saza atarayireka nicyo batoza bati barerekera barakocinga sibyo barihangana batanga za mbabazi ntibazamurijwe kugira ngo bumvikane babikitegererezo cy'ababyeyi cy'abana babo Abanyarwanda bavuze ngo wibahetse ngo abayehere ko mu bwongo no kuvuga babikitegerezo cy'ubunyangamugayo ntibabeshya sibyo ubwo buzima bwose bize kuba inshuti z'abana babo bize gutega amatwi abana babo bazi gusaba imbabazi uziko batwigisha ngo nta mubyeyi usaba imbabazi umwana ariko niba wakosheje umubwira umwana wawe mbabarira nari nakwemereye ko ngutahandi iki ngiki nukuri nagize akazi kenshi ukanabyandika muri telefone ukamusaba imbabazi so kuko nawe ni muzimu usaba nawe aziga gusaba abandi imbabazi wenda nawe ushobora kumwempoza ati saba imbabazi vuba no ariko izo si imbabazi zo mu mutima so ubwo buzima rero iyo umuntu abubayeho abafite nk'umwambaro wa autorité ku bana be so ababyeyi rero bazashobora iyi generation n'ababyeyi bazadownloadinga autorité y'Imana muri generation hanyuma bakayiexercer mu miryango yabo ndumva dusa n'abari baragana ku musozo hanyuma bavuga ko this is a family matters ikiganiro kivuga ku mibereho rusange y'umuryango n'uburyo dukwiye kwitwara kugira ngo nibura za ndangagaciro yavugaga umuco ushingiye ku Mana cyangwa se indangagaciro za Kristo ariko zibereye igihugu cyacu zibereye icyo gihugu urimo uri kutureba ndababwira ngo niba ufite igitekerezo cyangwa se ufite inyunganizi wajya ku mbuga nkoranyambaga za TVO hanyuma ukatwandikira next time maybe tuzabona amahirwe agaruke atuganirizeho kuri ubu reka tufate akaruhuko gato ariko tunababwira ko twicaye ahantu heza cyane muri OA production ni ahantu twicaye heza mu kanya reka tubabwire nanone
murakaza neza muri O&A production. O&A production tubafite serivisi zigiye zitandukanye harimo nka video production, photography and event coverage. Muri event coverage dukavaringa meetings, wedding n'ibindi birori bigiye bitandukanye. Dukora filime zigiye zitandukanye hamwe n'ama-documentaries. Dufite studio ikodeshwa kubifuza gukora podcast ndetse n'ibindi biganiro byo kuri YouTube. Kubifuza kutugana mwadusanga mu mujyi ruguru ya Tedemir ku nyubako nshyashya yitwa Unifier House muri second floor. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri izi nimero. Murakaza neza muri O&A production. barakoze cyane abadushiriyemo izo advert cyangwa se abatumye dutumika. Hanyuma tugaruke ku ngingo yacu. Ikiganiro ni the family matters, ikiganiro cyiza cyane. Tukaba turi ku nsanganyamatsiko ivuga ngo uruhare rw'umuryango mu kurera igihugu. Ese ubwo ruhare ni uruhe? Ngira ngo mwabwumvise, ariko tunasoza pastor, hari akantu nagira ngo tugarukeho gato. Dufite abajene barimo barashaka benshi cyane bavutse muri izi generation za .com, bafite imyaka 25, dore ko na leta yashize imyaka 21 kugira ngo umuntu ahabwe uburenganzira bwo gushaka mu buryo bwemewe n'amategeko. Umuntu akibaza ese koko bo tubapfunyikira iki kugira ngo abo bazabyara koko uwo muryango cyangwa se abo bari bazarera, kuko ushaka kugira mariage ukarira abana b'abandi akaba abana b'umuryango. Ariko ni gute aba babyeyi cyangwa se uwo muryango warera ku buryo b'abana bareze baba inkingi koko z'igihugu cy'ejo hazaza heza? Ni ibintu bikeya, wenda reka mvuge nka bitatu gusa. Icya mbere rwose reka twongere twimike Imana mu muryango. Ntabwo tuzirengagiza Imana, ntabwo tuzatera Imana umugongo. Batera Imana umugongo gute bimika icyaha. Iyo waretse icyaha ukareka pornography, ukareka ubusambanyi, guca inyuma wo mwashakanye, rebellion, urumogi n'ibindi byose byo kwigomeka ku babyeyi, inzoga umubyeyi yavuga ngo mere ni bono, so ibintu nk'ibyo ngibyo iyo byimitse icyo gihe bari kwimika Satani, kandi Satani gusenyera urugo. So twimike icyaha, nitwimike icyaha ntabwo bizakunda, ariko nitwimike Imana mu rugo. Imana bayimika bate? Ni indangagaciro. Ubundi icyo twe twita indangagaciro biri kiti imbuto. Ubundi ijambo indangagaciro ntabwo ryanze muri Bibiliya, ni imbuto, ariko imbuto z'umwuka wera. Urukundo mu muryango niho bigira urukundo. Ni mu muryango niho umwana yiga ko se akunda nyina, nyina akunda se, n'abana babakunda. Mu muryango niho bigira urukundo. So urukundo, ibyishimo, amahoro n'ibindi byose birivuga gukiranuka, kugwa neza, kugira neza, ingeso ziza, ingizira mbuto zose birivuga zose, gukiranuka no kwirinda byose mu muryango. So icya kabiri nanone kizatuma twubaka umuryango mwiza nuko ba icyitegererezo kuko abana ntibumva rwose. Abana ntibumva, barareba cyane. Umubyeyi umwe yarasohotse agiye gusinda, agiye mu kabari, ngo hari mu bihugu byo hanze haguye neige, urubura cyangwa snow. Noneho ntiyamenya ko umwana we ngo w'imyaka 3 yamukurikiye. Kwa kundi agenda akanagira mu rubura, ikirenge cye kishushanya, wakana nako kakagera gasimbuka kakanagira mu kirenge cyasi. None umubyeyi ageze imbere ko yumva ibintu bivuga inyuma, arahindukira asanga kana kari gukina, gasimbuka kanagira mu kirenge cyasi. Ngo umwanya umutima urikanga, atuvuga ngo buriya azagera ikirenge mu cyanjye, kandi ikirenge cyanjye nkerekeje mu kabari. Urumva, niba dushaka reka two kuba indyarya n'abantu bavuga ibintu badakora. Imana tubashishe rwose twebwe kuba icyitegererezo cy'abana bacu. Namwe mwabajene mwe mushaka kuzagira imiryango myiza, uko ushaka abajene bawe bazamera. Niba ufite imyaka 18 uyu munsi ukaba uri mu busambanyi, nawe tekereza ko nubyara abana bawe bazaba bagakora nk'ibyo uri gukora, ese uzanezerwa? Ariko niba ushaka kwiga ko abana baziga neza, nawe ukora nyine nk'ibyo inshingano zawe zikore neza. So icyo ni ikindi ntekereza gishobora kudufasha. Cyanyuma ntago ari cyo cyanyuma, ariko ni cya gatatu mu byo
mu bishobora kubaka umuryango mwiza ni inshingano. Inshingano buriya ni ukwicara mukazumvikanaho kuko ibihe byarahindutse. Abantu badukurikiye bari mu bihugu byo hanze ntabwo bagira abakozi, sibyo? Icyo gihe ntabwo uzavuga ngo madamu niwe uzasasa atera ipasi akorope amese, nubwo baba bakoresha mashini abikora ntibizakunda. Ariko iyo mwicaye buri wese akamenya inshingano kandi akazuzuza, kuko igituma haba ubwuzuzanye mu muryango nuko buri wese akora inshingano. Nta muryango udafite inshingano. Kugira iki cy'inshingano ka nisorezeho vuba vuba, hari inshingano tugira vis-à-vis Imana. Ibyo navuga byo gukiranuka, by'ubunyangamugayo, umuntu abikora kubera n'Imana, no kurahira tuba twararahiye indahiro vis-à-vis Imana. Hari n'inshingano tugira vis-à-vis yabo twashakanye, ariko hari n'inshingano tugira kubera iyo institution yitwa urugo turimo. Urugero, kwishyura cash power ntabwo ubikoze kugira ngo madamu cyangwa monsieur yishime, urugero kwishyura amafacture, ariko kubera ko ndi mu muryango ugomba kubutekanye, niyo mpamvu nguhahira nkukorera bino. Ntabwo bari uko bikoze kugira ngo runaka yishime, ariko nuko so nuva izo nshingano zose dukeneye kuzuzuza. Ko kuba irresponsable niko nkunda kuvuga. Umugabo irresponsable ninde wavuze yuko abamama aribo basenga gusa mu rugo? Iyo batuzaniye icyayi ngo mama nasenga, wese wa papa wasenze. Umugabo responsable yigisha abana be ijambo ry'Imana. Umugabo responsable niwe rwose ukosora abana devoir. Sinzi umuntu watumye ngo devoir isukosorwa n'abamama. It is not true. Yes, nyamzemera rwose. Donc ariko ibyo ni bimwe navuze, ntago umuntu yavuga inshingano, ko inshingano zirahinduka bitewe n'umuryango. No kuvuga we nago umugabo ni ukosora abana devoir. Hari igihe umugabo ushobora kuba afite akazi, tuvuge n'umusirikare yabaye deployed kure y'umuryango we, icyo gihe hari inshingano atazakora kubera ko adahari. Ariko inshingano muricara n'umuryango mukaziganiraho, mukavuga ngo dore bino bintu ntimuzisiganire. Iyo umuryango rero utubahiriza inshingano ntabwo ari umuryango utekanye. Imana izatubasha kubaka imiryango myiza. Reka dusoze akantu gato. Wavuze inshingano mu buryo bufatika, ariko n'inshingano harimo zangagaciro cyangwa se imbuto wavuze. Umuntu ashaka kwibaza, ngewe ntabwo nigeze mbona ababyeyi, nta rukundo nahawe, nzarutaga gute mu bana banjye? Icyo ni ikibazo cyiza, nacyo nagisubiza mu buryo bwihuse. Buriya hari tendance ziba ari ebyiri. Hari umuntu ubura ikintu akagiharana akavuga ngo ngewe sinzakibura. Reka nange nk'urugero, bajya bavuga Ronaldo ukina umupira ngo ntanywa inzoga. Ntago mbizi, ariko niyo comment numvishe. Wenda abakunda umupira bashobora kunyomoza kubera ko yakuze se ari umusinzi. Ariko arangije ati ubuzima data bwangije data, ubuzima sinzabubamo. Hari igihe umuntu yanga ikintu kubera ko cyamusenyeye. Hari abantu bakura, mfata urugero hano mu Rwanda, bakabona ukuntu amacakubiri yishe igihugu, akavuga ngo ngewe nzarinda abana banjye amacakubiri. Iyo ni inama nziza. Ariko hari iyindi tendance ivuga ngo kuko si yari umusinzi nge nzakuba kabiri. Urumva? Rero inama nagira ku muntu wabuze urukundo, yarubona ati ngo aruha abandi, kuko umuntu atanga icyo afite. Umuntu atanga icyari, umuntu atanga icyo afite. Tuvuga ngo umuntu atanga icyo afite, ariko uzikubona ko umuntu atanga icyari icyo uri cyo. Rero aho ngaho niho Imana izira, niho itorero rizira. Buriya ntabwo itorero rizasimbura mama wawe wabuze, ntabwo rizasimbura papa wawe wabuze, ariko rizakumura ya video y'urukundo. Kristo cyangwa se impamvu yatubwiye Kristo yaje introduce Imana nk'umubyeyi nka papa. So hari umuntu w'inshuti yanjye yari yarabuze ababyeyi be bombi, ariko akaba yarakundaga nyina cyane. Noneho turirimba indirimbo mu gitabo, twari turi materaniro, ya ndirimbo ivuga ngo kuko kwajya ntunga buri munsi, ajya ndamira muri ibyo byose buri munsi, azanyamo imbaraga. So harimo igitero bavuga ngo niwe data kandi niwe mana. We yararirimba ngo niwe data kandi niwe mama. Tukamukosora, reka ntabwo bavuga ngo niwe mama, akavuga ati no nawe ni kuririmba. Yesu nzi ko niwe mana, niwe data kandi niwe mama. Kuko afite abantu benshi baniba gutyo, kuko après data ni mama. We yaravuga ati no, nge nzavuga niwe data kandi niwe mama. Kubera iki? Imana yari yaramubereye data,
noneho twamubwira ati ariko sibyo imana wiyigira umubyeyi w'umwe akavuga akatwereka ibyanditswe muri Yesaya ati cyane rwose ngo imvizi zari naziburiyenze nyiguhetse ninde uheka si mama si abara niko tunagira data nta mama turangije turamureka turavuga ati n'ubundi imana yakubereye mama yakubereye na papa so kandi n'umubyeyi mwiza so hari abantu rero bakuze bafite ababyeyi babi ntuzaba umubyeyi mubi wowe yego wagize iyi experience ariko imana yakomora ibikomere wowe ukazaba umubyeyi mwiza ugatanga urukundo utabonye hari n'abandi batabagize na gatoyi utabagize umubyeyi ibintu byo kuvuga ngo papa hari umuntu nzi kuvuga izina papa guhamagara gusa ngo papa ni deliverance ni deliverance yamukorewe nyuma amaze gukura kuko gusa yavuga ngo papa marira akaza kuko si yari yamubereye se mubi hari n'abatarabagize rero yego niba utarabagize imana yakubera papa imana yakomora ibikomere nkunda gutanga runo rugero hari abantu bagira ababyeyi beza bakaba babi Yuda yari afite menta mwiza yari afite rabi witwa Yesu ariko aba ikigomeke ariko abantu nk'aba Dawidi bakuriye mu biganza bya Sawuli Sawuli yabaye umubyeyi mubi ariko Dawidi aba umwami mwiza so birashoboka kugira umubyeyi mwiza ukaba mubi bishobora no kugira umubyeyi mubi ukaba mwiza ariko byose imana niyo yubaka umutima w'umuntu nawe kwiyemeza kwawe ukavuga ngo ibi binaboneye mu muryango wacu njye ntabwo bizaba mu muryango wanjye kandi byiza naboneye no ku bandi njye nzabishyira mu muryango wanjye nubwo bitari bihari ibyo byashoboka imana yatubashije mwakoze cyane pastor mwakoze cyane God bless you kuntumira mwakoze cyane ngira ngo tuzabonana numvise ufite ubutunzi bwinshi ariko tuzabucucuma noneho tudetaye neza nanjye rwose nigiye byinshi muri iki kiganiro imana bamugisha yego murakoze cyane namwe mwese mwari mudukurikiye kuri TVO yese abamugisha cyane nshimira na ekipe ibiri inyuma harimo Isaac na Pasi God bless you ariko ntibagira cyane ko turi muri production cyangwa se turi muri OA production hano hafi na T2000 imana bamugisha cyane abagizemo uruhare mwese n'ukuri mwagize uruhare mu kubaka umuryango mwiza urimo indangagaciro za Gikristo kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gitere imbere kuko gitezwe imbere n'abana cyangwa se urubyiruko tugenda turera uko generation zigenda zikurikirana. God bless you yarigeno tuzasubira next time imana ibagire neza kandi ikomeze imiryango yacu.